uwitwa Kevin Kade, banyarwandakazi mundakare cyangwa se ni mundakarire, reka mvuge kuri uwitwa Kevin Kade igikombe yatwaye ntabwo ari iki. Kevin Kade igikombe watwaye ntabwo ukimerita, ntabwo ari icyawe. Impamvu ya mbere Kevin Kade kino gikombe atagikwiriye. Kevin Kade amenyerewe mu makora, utakoze korabo uba flop, ibyo byurabizi. Kevin Kade Vestine na Dorcas ni abahanga, ariko n'umuntu witwa Israel Mbonyi nawe akaba umuhanga. None ahantu witwa Israel Mbonyi gukomera nuko ari we wa mbere, nuko kano kanya tagereranwa mu bastari b'abahanzi dufite mu gihugu cyo mu Rwanda. Ibyo ngira ngo murabizi. Ndagira ngo mubwire yuko umuhanzi witwa Israel Mbonyi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, wavanga amasakira, wavanga hip hop, mu gihugu cyo mu Rwanda umuhanzi dufite wa mbere ni umuntu witwa Israel Mbonyi kugeza kano kanya. N'uyu mwaka turimo n'umu DJ mwiza uri murahabwa ibiraka. Ejo ni kwakira kumwara mubonye kwa The Ben, mwara mubonye ari kugeza Kenya, ari kugeza Uganda kugira ngo avange music bitewe n'urwego ariho. Ndetse witwa DJ Brian murabyuka yuko mu minsi yashize yavuye mu Bufaransa nabwo kugira gute gucurangirayo. Ikindi DJ Brian yazanye agashya, araza kuri stage akavanga music, ariko no kuri stage abantu babonesha amaso akafite ku irazi kabyina. Si ibyo gusa, outfit abahagaze iyo arimo aravanga music, swag abafite kuri stage iyo yahawe akazi. Ibyo byagakwiye kumugira umu DJ mwiza pe. Ikindi kintu ni wa mudije ukuvangira music akahitaza kuri stage agafatanya na kuru irimo irabyina. Kandi ibyo byose ni ibintu witwa DJ Brian yitekereje mu mutwe, ni ibintu yaremye. Aravuga ngo music nyarwanda nshaka kuyigira ikuyindurira indi sura. Aba DJ nyarwanda ndashaka kubigisha isomo cyangwa se mbere ku rundi rwego rwanjye. Bivuze ngo witwa DJ Brian byibura turebye neza tukareba twagati ibyo twagawe gukora nibe cyangwa se byo kuri nibe. Witwa DJ Brian agakwiye kuba yegukanye kira gihembo mwakabyana mwiza. Ko muri ibi bihembo mu myaka yabanje hari higanjemo ibyiciro byo mu bijyanye n'ubwiza gusa. Muri uyu mwaka hiyongereye n'ibindi byiciro byo mu muziki n'imideri. Mu bahanzi bakomeye bahataniye igihembo harimo The Ben, Kevin Kade, hakazamo Krisizi, hakazamo Element, hakazamo Bruce Melody, hakazamo Yamano, hakazamo Kivumbi King. Bahataniye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka. Ubwo ni mu bahanzi babagabo. Mu bahanzi bahataniye igihembo mu bari n'abategarugori harimo uwitwa Aline Sano, hakazamo Bwiza, Ariel Weizi, France Mundu, hakazamo Fifiraya. Uretse ibi byiciro harimo n'ibindi byinshi birimo umuraperi w'umwaka, umuhanzi mwiza wa gakondo, umuhanzi mwiza w'indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana, uwatunganyije amashusho neza, producer w'umwaka, umuhanzi mushya mu 2025, abavanga imiziki neza, indirimbo y'umwaka, korabo y'umwaka n'ibindi. Yes, nojya kubasuza mbani ikaze kuri mwaka ya subscribe kuri YouTube channel Ela Nation TV. Takingira Rwanda ingwa ku butaka no kuri showbiz mwami mihanda, inshuti aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mu ndane. Abanyarwandakazi nizera ko meze neza, ni mutameze neza musabye kwihangana gukora cyane no gusenga ejo cyangwa ejo bundi ibintu byagenda fresh. Nojya kwitereka ngiye kubaha update amakuru agezweho, ngiye kwafata mbicaza mu bihembo byara bitanzwe ku munsi umugoroba. Ni bihembo bitangwa na Diva Award. Mbabwira ngo byagenze gute, cyane yuko nagiye mbona abantu benshi batarimo babyumvikana urumwe bitewe na none n'ibihembo byatanzwe na Mashariki abantu batishimiye n'ibya Diva Award. Nakomeje kugenda abantu bibaza bati ese koko nuko byari kwiye kugenda, ababitwaye babimeritaga cyangwa se bari babikwiriye, cyangwa haje kuzama kandi kantu ko kwamamarizamo cyangwa se na fanatism bakavuga ati turagiye kombe turagihu cyangwa se uwo tugereza n'uyu bitewe n'inyungu runaka bo baza kugira gute kuba bakigiramo. Nibihembo byari bitanzwe ku mugoroba, aho ubushize mu mwaka washize byari ibihembo byatangwa wenda mu kumurika imideri cyangwa se muri fashion, ariko noneho bakaba bongeyemo igisata cya music nyarwanda, aho bagiye bahemba abahanzi bagiye babambire muri uno mwaka, bahemba amakorabo yabaye ya mbere muri uno mwaka, bahemba abahanzi beza bakizamuka bazamutse muri uno mwaka n'ubundi, bahemba aba producer beza, bahemba aba gospel beza ngo kabyaramwe. Nibyo tugiye kwinjiramo ngo kabyaramwe. Kevin Kade niwe wegukanye igihembo cy'umuhanzi
mwiza w'umugabo w'umwaka mu bihembo bya Diva Award 2025 biri gutangwa bitanzwe nimugoroba. Umuntu witwa Kevin Kade muraza kumunkirira ahantu ku ruhande kuko ndaza tumuganiraho tumugarukeho kuko Kevin Kade kuba bivuga ngo yatwaye igihembo cy'umugabo witwaye neza. Ubwo urumva ko yarahanganye n'abarimo uwitwa The Ben, akazamo Bruce Melody, ba Krisizi, by'amano n'abandi bagiye batandukanye kandi tuzi babahanga. Bivuze ngo uwitwa Kevin Kade abantu benshi mumuzi mu makorabo cyangwa se mu ndirimbo za featuring zimwe zihuza abasani bagiye batandukanye. Ariko ku mugoroba niwe waje kuba yegukana kino gikombe cyangwa se kino gihembo cy'umuhanzi w'umugabo witwaye neza muri uno mwaka. Ese koko ari byo cyangwa harimo akabazo? Ndagira ngo mbibutse mu bihembo abantu bahatanaga. Mbibutsa ko muri ibi bihembo mu myaka yabanje hari higanjemo ibyiciro byo mu bijyanye n'ubwiza gusa. Muri uyu mwaka hiyongereye n'ibindi byiciro byo mu muziki n'imideri. Mu bahanzi bakomeye bahataniye igihembo harimo The Ben, Kevin Kade, hakazamo Krisizi, hakazamo Element, hakazamo Bruce Melody, hakazamo Yamano, hakazamo Kivumbi King, bahataniye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka. Ubwo ni mu bahanzi babagabo. Ikeka bari igihembo cyatwaye n'umuhanzi witwa Kevin Kade. Wenda hano ndaza kuvuga ngo akantu wenda kagashya mbonyemo nuko uwitwa Yamano no bamushyize mu guhatanira ibihembo by'abahanzi babagabo ariko bakuru, kuko murabizi ejo wundi harano ari yabaye nomine. Abantu bibaza bati se ubundi uwitwa Yamano ahora azamuka ko muri buri bihembo byose batanze bahora bavuga ngo Yamano ari guhatanira igihembo cy'umuhanzi ukizamuka. Akantu nashimamo hano nuko Yamano noneho bamenye urwego rwo ko rwisumbuyeho atakiri umwapkaming cyangwa se atakiri umuhanzi ukiri kuzamuka. Iki ni igihembo cyatwaye n'umuntu witwa Kevin Kade. Mu bahanzi bahataniye igihembo mu bari n'abategarugori harimo uwitwa Aline Sano, hakazamo Bwiza, Ariel Ways, France Mundu, hakazamo Fifiraya. Uretse ibi byiciro harimo n'ibindi byinshi birimo umuraperi w'umwaka, umuhanzi mwiza wa gakondo, umuhanzi mwiza w'indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana, uwatunganyije amashusho neza, producer w'umwaka, umuhanzi mushya mu 2025, abavanga imiziki neza, indirimbo y'umwaka, korabo y'umwaka n'ibindi. Aba nibo abantu bari kugira gute bari barimo bagenda bahanganira ibihembo mwuka byaramwe. Ariko ndaza kwibanda ku hantu wenda nagiye numva neza cyangwa se gutuntu tugiye dutandukanye. Nge kingira naje kuba nsobanukirwa nitwo ndibuze kugira gute kuba nakinjiramo. Ndagira ngo tubabashi umuntu witwa Ranapu kuko indirimbo ya Tsunami niyo yaje kubigira gute, niyo yaje kuba indirimbo ya mbere y'umuhanzi ukizamuka. Kandi ahangaho yacima ntabwo nanjye natugira gute ntakirirwa yenda bisubiramo nguvuge ngo Ranapu ntabwo yaragikure kino gihembo yakimeritaga rwose kuko indirimbo yabaye hit. Na ine ndirimbo tuzi muri uno mwaka yabaye hit nka Tsunami, izindi ziraza zigakora zikata zigenda. Ine ndirimbo ari irazamuka neza yitwaga iriya ndirimbo Umusamalaya n'ubundi y'umuntu witwa Yamano, ndetse akaba yamutwaye igihembo. Mbibutse yuko Samalaya nayo ntago ari indirimbo ikiri ku boostinga cyane kano kanya, ariko Tsunami biragoye yuko winjira muri boîte cyangwa se mu kabara kariko kose ngo urinde usohoka utumvishe ino ndirimbo yitwa Tsunami. Bivuze ngo kuri iki gihembo cyahawe umuntu witwa Ranapu, nubwo nabonye yavuze ati nge ntabwo nirewe njyayo, ibihembo batangaga ni nka twaduhembo twahabwaga mu mashuri cyangwa se muri primaire ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabonye nyine uwitwa Ranapu umaze kugera ku rwego rwiza. Mbibutse yuko witwa Ranapu niwe muhanzi dufite mu gihugu cyo mu Rwanda ukiri kuzamuka wamaze kuba yagura imodoka ndetse anagura n'inzu. Mu mahita atarenza ne afite witwa Ranapu afite imodoka akagira n'inzu. Bivuze ngo Ranapu n'umuhanzi urimo arazamuka neza. Nabonye bino bihembo yari yabiciye amazi mwuka byaramwe. Akandi gashya naje kuba nkundamo nuko bafashe uno musore umuntu witwa Gisa cy'Inganzo bamuha stage, byibura bamuha akazi mba banamuhaye na make simbizi, ariko ni ikintu cyiza babashije ko bagira gute bakora. Ushobora kwibaza uti hagati y'umuntu witwa Vestina na Dorcas n'umuntu witwa Israel Mbonye ninde waje kuba yegukana igihembo cy'umwaka mu gospel? Hano hantu abantu bibajije bati wenda kubagereranya cyangwa se kugereranya bino bihembo kugira ngo uzajonjora utore mu umwe cyangwa se icyiciro kimwe biragoye bitewe n'ubuhanga bw'aba bantu. Vestina na Dorcas ni abahanga
ariko n'umuntu witwa Israel Mbonyi nawe akaba umuhanga. None ahantu witwa Israel Mbonyi gukomera nuko ari we wa mbere, nuko kano kanya tagereranwa mu bastari b'abahanzi dufite mu gihugu cyo mu Rwanda. Ibyo ngira ngo murabizi. Uwitwa Israel Mbonyi wenda sinzi abatanze kino gihembo ngo bagendeye guke, ndagira ngo mabwire yuko umuhanzi witwa Israel Mbonyi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, wavanga amasakira, wavanga ama hip hop, mu gihugu cyo mu Rwanda umuhanzi dufite wa mbere ni umuntu witwa Israel Mbonyi kugeza kano kanya. Kuko witwa Israel Mbonyi ni umuntu ushobora gutegura igitaramo muri BK Arena akayuzuza, yajya Kenya agategura igitaramo naho agakubita kuzuza, yajya Tanzania nashobora gutegura igitaramo agakubita kuzuza agapfuka agataha. Ariko nanone kumugeranya n'umuntu witwa Vestina na Dorcas wenda twavuga ngo nibyo kuko nabo nabahanga ibintu bakora na mabara, kuko kano kanya nabo bateguye igitaramo muri BK ari nacyo zishobora kujya kuzura cyangwa se ukabona ko yakubise, kuko nabahanzi babana nyine nabo bakigira gute bakizamuka, bivuze ngo nabo nabahanzi barimo barakora neza muri uno mwaka mwoka byaramwe. Iki gihembo rero cy'umuhanzi mwiza wa gospel cyangwa se cya groupe cy'abahanzi beza muri gospel ushaka kwibaza ngo cyahawe nde? Vestina na Dorcas nibo begukanye igihembo cy'abaramiye bw'umwuka mu bihembo bya Diva Award. Uwitwa Vestina na Dorcas nibo batwaye, nibo batsindiye cyangwa se nibo bahawe igihembo cy'abahanzi beza muri gospel. Begukanye iki gihembo bahigitse abarimo Israel Mbonyi, Josh Ishimwe, Kirizo Ndasigwa ndetse na Alarm Ministries. Bivuze ngo Vestina na Dorcas nibo batwaye kino gihembo, ariko mu mashusho ngira ngo nagiye mbona ntabwo nigeze mbona uwitwa Israel Mbonyi ajyano hano, ariko uwitwa Irene n'uwitwa Dorcas cyane ko byavuzwe ko Vestina we yisigariye muri Canada bamanutse neza bajyaho ibitaramo ibihembo byatangirwaga cyangwa se aho ibirori byari biri kubera, ubona yuko babyiteguye mwoka byaramwe. Noneho tumanutse ku producer w'umwaka, ubwo ndavuga wenda mu ncamake hari akandi kantu mbabikiye ngiye kuzanitsaho mwibaza nese abatanga ibihembo byibura bagendera kuki barabigura. Mu Rwanda hari awards zihaba bigenda bite? Umuproducer w'umwaka urumva n'ubundi bari gutoranya hagati y'umuntu witwa producer Element bagafatara producer Prince Kiz, haje kuba uwatsindiye kino gihembo ari umuntu witwa Element niwe wegukanye igihembo cya Best Music Producer muri Diva Awards y'uyu mwaka. Element yegukanye iki gihembo ayigitsa barimo Prince Kiz, Roda Koz ndetse na Bob Pro rwose ibintu nushaka muzajye byura umuntu witwa Bob Pro. Numva ko mwaka mufashe mukamushyira ku ruhande, uko nuko n'igitekerezo bwanze nka King Era. Mufate umuntu witwa Bob Pro nimwongera gutanga ibihembo mujye mumugenera igihembo cye, mufate nyine uko witwa Bob Pro nagakiri muri baba producer bahera indirimbo hasi bakayizamukira kugira ngo bakayizamura kugira mpaka irangiye. Witwa producer Bob Pro we bamushyira mu kindi cyiciro, kuko tumenyereye yuko ni unoza, ni ushyira mu munyu muri bya bigo bimaze gushya, ni ushyiramo isukari muri cyayi kimaze gushya. Bivuze ngo witwa Bob Pro mumushyira ku ruhande, kuko we ntabwo yaza guhangana n'uwitwa producer Kiz ngahangana n'uwitwa Element, kandi mu by'ukuri batarimo barakora ibintu bimwe. Uwitwa Element rero niwe waje kuba atsindira kino gihembo. Noneho ushobora kwibaza uti mu ba DJ ninde waje kuba akegukana? Nabonaga Kevin Kade yiterera hejuru avuga ati igihembo ndagitwaye cyangwa se igikombe ndagitwaye, nubwo nyibye nako King Era natinya kuvuga ko witwa Kevin Kade cyo igikombe yakibye pe. Uwitwa Kevin Kade banyarwandakazi mu ndakare cyangwa se ni mu ndakare, reka mvuge kuri uwitwa Kevin Kade igikombe yatwaye ntabwo ari iki. Kevin Kade igikombe watwaye ntabwo ukimerita, ntabwo ari icyawe. Impamvu ya mbere Kevin Kade kino gikombe atagikwiriye. Kevin Kade amenyerewe mu makora, utakoze korabo uba flop, ibyo byurabizi. Kevin Kade indirimbo nimba uyisoye wenda Amazi ya Nyanja ndakeka ni yawe wenyine, ariko indirimbo nyinshi ufite ni korabo kurenza izo ufite uri wenyine. Bivuze ngo twabonye witwa Bruce Melody yarakoze, wenda ashobora kuba yarabakataga bati ibyo bihembo byanyu simbishaka, ariko witwa Bruce Melody no mwaka arakoze pe. Uko niko kuri
uwitwa Bruce Melody uno mwaka arakoze, nta n'umuhanzi wakoze muri uno mwaka nk'umuntu witwa Bruce Melody. Bruce Melody dukubisemo album, Bruce Melody yasohoye indirimbo akubisemo ama featuring n'abahanzi bari ku rwego mpuzamahanga. Yego n'abandi ntabwo bari bicaye cyane yuko nk'uwitwa The Ben no yarakoze ndetse akora na remix n'umuntu witwa Mbosso wo mu gihugu cya Tanzania kandi ukunzwe, ariko ntabwo kino gihembo cyari gikwiriye umuntu witwa Kevin Kade. Abanyarwanda ndamubire muraza gutanga comment mumbwire muti we uko mubona Kevin Kade n'abandi banze bagiye batandukanye, ariko ntabwo Kevin Kade kino gikomba ari iki naga kimerita pe, uko niko kuri guhari. Yaba no mu bantu bagera kuri 3 cyangwa 4 bari bakwiye guhatana kino gikombe agatora mu gitwara, ntabwo Kevin Kade yari kwirirwa zamo. Uko niko kuri mbabwiye ko Kevin Kade ari mu mutaka w'amakorabo zihadari, Kevin Kade nawe hari. Uwitwa Chris atamaye korabo, Kevin Kade nawe hari. The Ben vanze muri korabo yabo, Kevin Kade nawe hari. Bivuze ngo ntabwo kino gikombe yakimeritaga cyangwa se ntabwo yaragikwiriye. Wenda nsoza ntabwo navuga byinshi cyane yuko batanze ibikombe bigiye bitandukanye, bamuteze ko vena abanyebare bariyo, abitwa bakiramane babyitabiriye n'abantu benshi bagiye babyitabira. Witwa Aline Sano rwose nawe waje bavuga ati ngomba kuba naza nkahigika bene wacu cyangwa se abakobwa dukora music imwe mwoka byaramwe nagira ibyo nikora cyangwa se ibyo nikurikiranira nawe waruhabaye. Ndagira ngo babwire kano kantu, Aline Sano niwe wegukanye igihembo cy'umuhanzikazi mwiza w'umwaka mu bihembo bya Diva Award byari birimo bitangwa ku mugoroba. Bivuze ngo Aline Sano we ntabwo twagimaka, ahubwo se ntabwo twagimaka, mumbwire undi wundi wagitwara. Nariyeri we yize se mu bye arimo ntabwo mubizi. Bivuze ngo ntabwo uwitwa Aline Sano ari nagimaka, ntabwo nanabiburana kino gikombe yaragikwiriye. Noneho ndagira ngo tuze ku muntu witwa DJ Flix cyangwa se DJ Flix, ndagira ngo tumwinjireho. Hari akantu nshaka kubibwirira kuri uno mwana w'umukobwa witwa DJ Flix. Ku mugoroba nibwo wamenyekanye ko witwa DJ Flix ariwe waje kuba atsindira igihembo cyangwa se ahabwa igikombe cy'umu DJ mwiza w'umwaka. Nyimara kuvuga yuko witwa DJ Flix ariwe watsindiye kino gihembo cy'umu DJ mwiza w'umwaka, ahantu mu nkirire hakadomo, mu nkirire hakadomo inyuma mu nkiriro n'akabazo, kuko impamvu y'akadomo bino bintu byarangiye, ntabwo bino bihembo byasubirwa inyuma, niyo mpamvu y'akadomo. Ariko akabazo nkizeho ni ukugira ngo twibaze, ese uwitwa DJ Flix kino gihembo arakimerita? Uwitwa DJ Flix koko kino gihembo yaragikwiriye? Ndagira ngo mu nkirire y'akabazo nzambyinjiremo kandi nshake inkuru bamwanditseho uwitwa DJ Flix akimara kugira gute kuba yagitsindira, ngo byagenze gute, yarahatanye nande, byari bimeze bite, kuki ari we wagitsindiye, byifashe gute. Ndaje mbishake neza nimo ndabireba mwoka byaramwe, mbabwire buryo ki uwitwa DJ Flix rwose atagira gute atari wari uri kumerita kino gikombe cyangwa se kino gihembo, nubwo mbona ari kubibona neza. Ariko nanone mbibutse yuko witwa DJ Flix muri uno mwaka yarakoze, by the way muri uno mwaka yarakoze, ntabwo wenda umuntu yabijya kure kuko ari mu ba DJ bwiza kwakoze. DJ Flix niwe wegukanye igihembo cy'umu DJ w'igitsina gore mwiza w'umwaka mu bihembo bya Diva Award yarimo bitangwa ku mugoroba. Ubwo ni muri uno mwaka turimo. Mbibutse ko muri ibi bihembo by'umwaka yabanje, ubwo ni bimwe bya nyuma n'ubundi ku bantu babagiye batora n'ibiki n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo uwitwa DJ Flix mu bantu yahatanaga nabo cyangwa se mu bantu yarahanganye nabo, ngira ngo aba DJ b'umwaka mu bantu kaba DJ mu gitse aba DJ nyine babadamu baba bari n'abategaruke cyangwa se b'igitsina gore dufite mu gihugu cyo mu Rwanda murabazi. Ubwo harimo bitwa ba DJ Sony, hakazamo wa DJ Crash, hakazamo uwitwa DJ Flix, hakazamo uwitwa DJ Brian, hakazamo uwitwa DJ Sweet, ako nawe nsigaye mbona atagikora cyane kuko Eric Semungu niwe bakoranaga, ariko sinze ngo byagenze gute. Ndagira ngo mubwire yuko kuba uwitwa DJ Flix ari watwaye kino gihembo cy'umu DJ mwiza mu badamu cyangwa se mu bari n'abategarugori, ibi bintu nari harimo akantu mwoka byarama. Tubyinjiremo neza. Umwaka uri gutangira wa 2025 murabyuka yuko muri Big Arena habaye igitaramo, ariko umu DJ wari ukirimo mukuru yari umuntu witwa DJ Brian.
Si ibyo gusa, uwitwa DJ Flix nawe yagizemo performance cyangwa se no yari afitemo stage cyangwa se afitemo umwanya wo kuvanga imiziki, ariko akaza ari umu DJ muto cyangwa se wa kabiri nyuma y'umuntu witwa DJ Brian. Yari wenda performance nziza, nibwo bwa mbere wenda yarinje muri BK ari nakoremo igitaramo, nibwo bwa mbere wenda yaracurangiye abanzi bakomeye harimo witwa The Penland bari bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko mbibutsa ko umu DJ mukuru twari dufite ari umuntu witwa DJ Brian. Nyuma yaho gato uwitwa DJ Flix yakomeje kuzengurukana n'umuntu witwa The Ben mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibyo murabizi mwese nk'abanyarwanda naga ari ibintu nagarukamo, ariko nanone ntabwo kingira kano kanya natinya kuvuga yuko iki gihembo kuba kitaha umuntu witwa DJ Brian ari amakosa ari n'amafuti, kubera impamvu ngiye kuvuga. Uwitwa DJ Brian muri uno mwaka ni umu DJ mwiza, ariko turetse nuko ari umu DJ mwiza, hari udushya yagiye azana mu kudije cyangwa se mu kuvanga imiziki mu gihugu cyo mu Rwanda bitari bimenyerewe. Uwitwa DJ Brian n'umuza kuri stage akakuvangira music neza ukayumva, akarema nakuru iza kuri stage abafana bareba bakaza bakabyina. Bivuze ngo kuba kino gihembo kitaha umuntu witwa DJ Brian ntabwo ari ibintu ngiye nafasha nk'ibintu wenda byari fresh cyane, yuko wenda abantu bakunda kuvuga bati ibihembo byo mu Rwanda abaduzo mu Rwanda ntabihari barabigura ibintu ngibyo. Murabizi yuko nabamenya ejo hiro amakuru bivuga yuko iriya modoka yawe muri Mashariki ari we wayiguriye cyangwa se kubera yuko ari we wituraga mu kabyaramwe. Ngayo nguko ngo muraza muri comment mumbwire muti se ibihembo byatanzwe byanyuze mu mucyo cyabyaguzwe, ese mu Rwanda hari award zihaba cyangwa se zihagaragara mu kabyaramwe. Ariko mbere yuko nsoza, iki gihembo cy'umu DJ cyari kwa cyahawe umuntu witwa DJ Brian. Munyumve neza, iki gihembo cy'umu DJ mwiza cyari kuba cyahawe umuntu witwa DJ Brian. Impamvu ndababwira ni iyi ngiyi: DJ Brian umwaka ushize yari umu DJ mwiza, no mu myaka yatambutse. N'uyu mwaka turimo ni umu DJ mwiza uri murahabwa ibiraka. Ejo ni kwa Kiriko mwaramubonye, kwa The Ben mwaramubonye, ari kujya za Kenya, ari kujya za Uganda kugira ngo avange music bitewe n'urwego ariho. Ndetse witwa DJ Brian murabyuka yuko mu minsi yashize yavuye mu Bufaransa nabwo kugira gute gucurangirayo. Ikindi DJ Brian yazanye agashya, araza kuri stage akavanga music, ariko no kuri stage abantu babonesha amaso akafite ku irazi kabyina. Si ibyo gusa, outfit abahagaze iyo arimo aravanga music, squad abafite kuri stage iyo yahawe akazi, ibyo byagakwiye kumugira umu DJ mwiza pe. Ikindi kintu ni wa mu DJ kuvangira music akahitaza kuri stage agafatanya nakuru irimo irabyina. Kandi ibyo byose ni ibintu witwa DJ Brian yitekereje mu mutwe, ni ibintu yaremye. Aravuga ngo music nyarwanda nshaka kuyigira ikuyindurira indi sura, aba DJ nyarwanda ndashaka kubigisha isomo cyangwa se mbere ku rundi rwego rwanjye. Bivuze ngo witwa DJ Brian byibura turebye neza twareba twagati ibyo twagawe gukora nibe cyangwa se by'ukuri nibe. Witwa DJ Brian agakwiye kuba yegukanye kira gihembo mu kabyaramwe. Mukare subscribe kuri YouTube channel bayita Ela Nation TV, ariko nta muntu umwe manjano kwiteranya nawe. Icyo manje gukora no gutanga update cyangwa se gusesengura mu bintu bihari bimyidagaduro ndetse binagaragarira rubanda, bigaragarira amaso y'abantu mu kabyaramwe. Mukare subscribe, dore muri like, share na comment, ibindi ni mu kiganiro kiraza gukurikira. Jobless.